Reka nsubize iki kibazo. Nari navuze ubwoko bw'ibinini butandukanye umukobwa ashobora gukoresha cyangwa se umugore kugira ngo adasama. Hanyuma mvugamo ibinini tudakunda kuvuga cyane ariko bibaho byo gushyiramo mbere y'uko ukora imibonano. Hari abantu batandukanye rero banyoherereje message nk'iyi ngiyi murimo kubona bambaza bati dusobanurire neza ibyo binini, bidusobanurire. Okay, nashaka kukubwira ngo ubundi reka ne kubyita ibinini, mvuge ngo ni ubwoko bw'umuti, niba navuga ngo ni umuti ushyira mu gitsina nyine mbere y'uko ukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo kubuze gusama, nk'uko nari navuze, bikahindura ahantu hataberewe kunyura spams cyangwa se zigasa naho zangiza spams, ukuntu nyine intangangabo zinjiye zikangirikamo gakeya, hanyuma ubundi bavuga ko ari agahu kazo k'inyuma kangirika bityo ntizibashe gukomeza rwa rugendo rwo kujya guhura n'intangangore. Okay, zitwa rero spermicides. Spermicides ni ubwo bwoko bw'umuti niba ariko nawita ushyira mu gitsina mbere. Uza mu buryo butandukanye, ushobora kuza ari binini, ushobora kuza ari gel, ushobora kuza umeze nk'urufuro. Ikindi kandi ushobora kuza mu buryo wowe uwushyiriramo n'intoki, cyangwa se ukaba ufite n'ikindi kintu ushobora kuba wasunikisha bitewe n'uburyo ukoze. Ariko icyo nakubwira ni kimwe, nuko nibagiwe guca muri farumasi ngo ndebe hano muri farumasi zo mu Rwanda ibihari ni ibihe, ariko ikigenzi ni kimwe, ugiyeyo ntabwo ari ngombwa kugenda uzi izina riri specific. Ushobora kugenda babwira uti bya binini cyangwa se jeri bakoresha mbere yo gukora imibonano kugira ngo umuntu adasama. Icyo gihe rero bahita bakubwira ibyo bafite, niba ari ubwoko bumwe cyangwa se niba burenze bumwe bakabikubwira ugahitamo. Ikindi urababwira bakagusobanurira, cyangwa se niba uzi gusoma ari amategeko agenga imikoreshereze y'imiti, ukabanza ugasoma ukareba ese basaba yuko ubyishyiramo ryari, ni mbere y'iminota 15 ngo ukore imibonano, kandi si umaze kugishyiramo cyangwa se kimaze gukora igihe cyo gukora imibonano gitangiye, kimara igihe kingana iki, ni isaha imwe na 2, kugira ngo umenye ngo icyo gihe nikirangira, niba wari ukiri kumwe n'umuntu mukorana ako kazi, uze kumenya ngo byarangiye, ntabwo gifite ubukana bwo kugufasha. Hari igishyirwamo rero mbere y'iminota 15 y'uko ukora imibonano, hari igishyirwamo mbere y'isaha mbere y'uko ukora imibonano, noneho n'igihe kimara iyo kimaze gukora nabyo biratandukanye. Ugomba kubanza ukabisobanukirwa ukabimenya kugira ngo utaza kugikoresha nabi. Hanyuma kandi nanone ikindi nakubwira nuko bwizewe, ubu buryo bwizewe ku rugero rwa 72%. Icyo nakwibutsa nuko buri miti yose cyangwa se buri bwoko bwose, reka tujye muri family planning twe kujya mu miti, buri bwoko bwose bwa family planning buba bufite urugero bwizeweho. Ibi ngibi rero byizewe kuri 72%, bisobanura yuko muba kobwa 100 bagerageje gukoresha spermicides, 28 muri bo bashobora gusama, sibyo? Ntabwo byizewe 100%. Kuvuga ngo wabikoresheje hanyuma wabonye wasamye, ntukajye uvuga ngo bya bintu nukubeshya. Ntabwo ari uko ari ukubeshya, ahubwo nuko byizewe ku rugero runaka. Byizewe rero kuri 72%. Hari akantu kamwe nari ngiye ntavuze, reka ngaruke nkavuge. Nari ngiye kukubwira ngo kubijyanye na n'ingaruka cyangwa se side effects, ingaruka bishobora kukugeraho. Ni kuvuga ngo ubundi ibi binini uretse kuba bitagukingira ku kigero cy'100%, nubwo n'ibindi byose ari uko, nuko wenda percentage y'ibi ngibi isa naho iri hasi mo gake ya 72%. Ariko hari umuntu bishobora kuba yabishyiramo, cyangwa se icyaba icyo kinini, yaba iyo jere cyangwa icyo kimeze nk'urufuro, ushobora kubishyiramo kumva birasa naho uri kubabwa, birakubaba, cyangwa se ukumva birakuryaryata, cyangwa se ukumva birameze nk'ibiri kukubabura, biri kugutwika. Icyo gihe baba bivuga ngo wowe ntabwo nyine biri gucamo, ubwo we biba byakwanze nyine, ntabwo ushobora kubikoresha. N'iyindi miti yose rero n'ibindi bintu byose muri rusange, iyo hari ibyo wakoresheje urigenzura ukareba ngo ese nta effects cyangwa se nta bibazo biri kungiraho, nta kibazo byahuje n'umubiri wanjye. Okay,